bakunzi ba Ibaba TV5 aho muherereye hose turabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amwe mu makuru arimo kuvugwa muri Rayon, amakuru meza cyane, amakuru mashyashya cyane n'amakuru rero dukora kuri Radio Rwanda, aho by'umwihariko uyu munsi Sefu ararasinyiye ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru twatangarijwe na Radio Rwanda. Natagira igihinduka nawe ararara yerekanwe, baraza kuba bamubona carta amasezerano yamaze gushyira mu mukono ku mbuga ntabwo ari hirya no hino. Ikintu arusha abakinnyi bose b'abanyarwanda Sefu bose aho bava bakagira, nta muntu n'umwe uzi gukotana, nta muntu n'umwe ugira ishyaka mu kibuga nka Sefu cyane. Sefu yanagukuramo n'inyama kayotsa kabisa, baransetse bari bamubonye Rubavu yigaragaza, ubwo ntabwo bari bazi ko akina, ariko yaje ameze nk'uwariye Amavubi. Sefu ni mubi cyane. Hanyuma undi muntu wabita Manzi Thierry, pere iragura picha ariko Manzi Thierry no bita Ndayishimiye Thierry, batseri bombi. Ndayishimiye Thierry wavuye muri Kiyovu na Manzi Thierry, urumva gasaza aba bakinyi nabo isaha n'isaha ngo baragaruka muri Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport iri guha Ndayishimiye Thierry miliyoni 15. yarashoje muri Kiyovu. Hanyuma muri aperi bo icyagiye hanze ngo n'umushahara bagomba kumuha, icyo bashaka kumva ngo n'amafaranga yo guha umu agent. Yego, ariko aperi yo ngiri kumuha icyabiri $1 ku kwezi cy'umushahara ijyana Ndayishimiye igira Ndayishimiye Thierry, ariko ngo nibinanirana agomba kuza muri Rayon. Ngibyo ngo ku gahunda. So hanyuma hari ibintu ejo postinze, upostinga Fisto Karara Maere, upostinga Flora Ikwange Ibenge. Abantu batuse Ibenge yabari umutoza wa aperi, Fisto Karara Maere yabaje muri aperi. So ibyo turabimonitoringa tuze kureba. Babona David bayingana, hari yewe aho bayingana Arasam Karenzi ko nabo bashobora kujya mu buvugizi bwewe. Bari bana postinze nta rogo aperi nigeze nshyiraho, nta kintu kimwe cya aperi nigeze mvuga. Ni muri gahunda ngiye nateguye yo kwisuriza aba sportif. Mu byahishwe haranditse ngo abafite ubwenge bumva icyo umwuka abwira. Intasi akenshi iyo zikora hari igihe zigwa sinye gusa. Iyo rero uzi ubwenge nango hashobora kuba hari ibintu uri pending, aninya abantu baza bakagusuhuza bakabwira ati bigikurikiranwa ariko utavugira kuri radio. Aninya abantu baza bakagusuhuza bakabwira ati se ya modoka yawe ya RAF 412 niyo kigendamo. Byumvikane neza. David Bayingana umunyamakuru wa BNBFM, Sam Karenzi umunyamakuru wa Fine FM, Fisto Karara Maere mwataka ekipe ya Young Africans, umutoza wa Al Hilal Omdurman Flora Ikwange Ibenge. Abakongomani bamwita coach, abamujya coach atubwira igihugu bw'Ufaransa kugira ngo bamutinyisha abantu cyane, bamwitiriye icyo bita operating system ya telefone yamwita Android. Nyarugenge muri raka reka nitaye musigara mu bitekerezaho sigara na kongera kuvuga nirirwe bateje igihuha. Thierry Nshuti umuyobozi wungije mu nzozi Lotora neza n'amahoro komera cyane.